imyitwarire y'umuyisilamu ku minsi mikuru idafite inkomoko mu idini ye nka Noheli, Ubunani, Pasika n'ibindi. Iyi minsi irimo ibice bibiri. Igice cya mbere ni igice gifitanye isano kandi kigagira naho gihurira n'imyemerere runaka. Hari igice cya kabiri kidafite aho gihurira n'imyemerere runaka ariko kikaba gihuye n'imyitwarire y'abantu bashobora gushyiraho bakagena nk'umunsi mukuru. Iki gice cya mbere gifite imyemerere ifatanye n'idini, iki kirazira kandi kikazirizwa kuko umunsi mukuru ufatwa nk'isengesho mu masengesho agize idini runaka. Naho iminsi idafitanye isano n'iyobokamana nk'iminsi bizirizaho amavuko cyangwa se igihe abashakanye bashakaniye cyangwa igihe habaye igikorwa runaka, iyi nayo muri Islam ntago ikwiye ko umuyisilamu ayiha umwanya ngo ate ibyo akora ajye kuyitabira. Ibi bikubiye mu ijambo ry'Uwiteka rigira riti walladhina la yashhaduna az-zura wa idha marru bil-lagwi marru kirama, ati n'ababandi batitabira iminsi mikuru ya haramu iziririjwe kandi iyo banyuze kubirangaza babinyuraho biyubashye. Aha la yashhaduna az-zura ni ukutitabira ikinyoma. Hanyuma ibi bigashimangirwa nuko iyi nshinga yashhaduna ni inshinga ishobora guhamya by'amagambo cyangwa se igahamya byo kwitabira. Iyo igize inyuguti ya B mu rurimi rw'Icyarabu nibwo iba ari uguhamya amagambo, naho iyo ije yonyine iba ari ukwitabira ubwawe cyangwa se ubwa nyir'ubwite. Ukagira uti shahidtu bikaza, bisobanuye ngo nahamije ibingibi mu mvugo, wa shahidtu kaza cyangwa se nitabiriye ibingibi nk'umubiri cyangwa se n'igikorwa. Kubazura ari iminsi mikuru y'abangikanyamana yavuzwe muri iyi aya. Ibi tubikomora ku bamenyi batandukanye barimo nka Mujahid na Rabi' ibn Anas na Ikrima na Qadi Abu Ya'la Wadhihak n'abandi benshi batandukanye. Naho muri Sunna hadithi ni nyinshi zibuza umwemeramana kwitabira iminsi mikuru nk'ingiyi. Muri zo harimo hadithi ya Anas ibn Malik, Imana imwishimire, ko intumwa y'Imana igera i Madina yasanze abanyamadina bafite iminsi bakinagaho bakishimiramo bakabyiniramo. Hanyuma arabaza ati iyi minsi ni bwoko ki? Barabwira bati ya Rasulullah, iyi ni iminsi twishimishagaho mbere yuko tubona Uwisilamu. Nuko intumwa y'Imana, Imana iha amahoro n'imigisha, irabwira iti inna Allaha qad abdalakum bihima khayran minhuma, Imana yabahinduriye ibaha n'indi minsi myiza kurusha iyo ngiyo. Aha guhindurirwa bisobanuye kureka icyo wari ufite ugafata igishyashya, hanyuma icyo wari ufite ntuzongere no kucyitaho. Aravuga ati yawmul adha wa yawmul fitr, umunsi w'irayidi nkuru n'umunsi w'irayidi ntoya. Hanyuma umuyisilamu akongezwa n'umunsi w'irayidi ya buri juma kuri buri wa gatanu iyo agiye kubahiriza amasengesho ye. Na hadithi nyinshi cyane zivuga ku bijyanye n'iminsi mikuru n'uburyo bwo kuyizihiza muri Islam. Hanyuma nyuma y'ibi ngibi turakuramo ibi bikurikira. Icya mbere, by'umwihariko ku minsi ijyanye n'iyobokamana ntago bikwiye ku muyisilamu ko iyo minsi itari mu idini ye ko ayizihiza, nko kwitabira ibirori byayo cyangwa se kwifuriza ba nyirayo umunsi mwiza cyangwa se gutanga impano kuri uwo munsi. Ibyo ngibyo ntago byemewe. No kuri iriya yindi nayo ntago bikwiye ko umuyisilamu ayiha umwanya ngo ate imirimo ye n'ibindi bimufitiye akamaro. Kabiri, kirazira guhuza umunsi mukuru cyangwa se umunsi w'ibyishimo w'umuyisilamu n'iriya minsi, kubera ko ibingibi nk'uko tubibona muri hadithi ya Thabit ibn Dhahak, Imana imwishimire, avuga ko umuntu yaje ku ntumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam azamubwira ati yewe ntumwa y'Imana, nari narashyizeho umugambi uko nzatanga igitambo ahitwa Bawana. Bawana ni agace kamwe mu duce twegereye Maka. Intumwa y'Imana iramubaza iti ese hari ikigirwamana mu bigirwamana byariho byahasengerwaga? Umugabo aravuga ati ntacyo. Aramubaza ati ese hari umunsi mukuru mu minsi mikuru y'ababangikanyamana yabaga muri icyo gihe? Umugabo aravuga ati ntayo. Intumwa y'Imana iravuga iti ngaho ubahiriza isezerano ryawe, kubera ko nta kubahiriza isezerano mu kwigomeka no kwigomeka ku mategeko y'Imana. Iyo ni hadithi ya Abi Daud ikomoka muri Bukhari na Muslim. Icyitonderwa, iyi minsi ni iminsi umuntu agomba kumara yibombarika ku Mana kandi agaragira Imana cyane, agasiba ku manywa agahagarara ibihagararo bya nijoro, nk'uko tubibona muri hadithi ya Salama, Imana imwishimire, ko intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam iyo habaga hari iminsi nk'ingiyi yasibaga ikiyiriza kugira ngo yiyegereze Imana Allah subhanahu wa ta'ala, kuko ari igihe Imana iba yagize uburakari bukabije. Qur'ani nayo ikagira iti waqalu ittakhadha ar-rahman walada,
ngo baravuze ngo Imana yabyaye, laqad ji'tum shay'an idda, mukuri muzanye ikintu gihebuje kandi gitangaje mu bubi. Takadu samawati yatafattarna minhu, ibirere birashaka gusatagurika, watashaqqul ardu, n'isi nayo irashaka kurimbuka, watakhirru aljibalu hadda, n'imisozi nayo igashaka gusandara ngo imere nk'ivumbi. An da'u lirrahmani walada, kubera ko bavuze ko Imana yabyaye. Icyo cyonyine gusa nicyo gituma ibyo byose bishaka kuba, isi karangira igashaka kurangira, n'ibirere bigashaka guhananuka kubwo kwitirira Imana ko yabyaye. Nuko Nyagasani aravuga ati wama yambaghi lirrahmani an yattakhidha walada, ati kandi ntibikwiye namba ku Mana nyirimpuwe n'ubumana bwayo n'icyubahiro cyayo ko ishobora gufata umwana cyangwa se ikabyara umwana cyangwa se ikiyitirira umwana. Imana ntibyara, ntibyarwa, ntivuka, nta n'ikisa nacyo mu byaremye byose. Ni Imana ihambaye kandi ihanitse mu bushobozi bwayo. Icya kabiri, biremewe kwakira impano umuyisilamu ahawe n'utari umuyisilamu, kubera ko intumwa y'Imana yakiriye izo mpano ntiyanabaza niba zijyanye n'umunsi mukuru cyangwa se zitajyanye n'umunsi mukuru wabo. Hanyuma Aisha radiyallahu anha na Buraida n'abandi basahaba b'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wasallama bagiye bakira impano ziturutse mu batari abayisilamu, kandi izo mpano zabaga zijyanye n'iminsi mikuru yabo, nk'umunsi mukuru wa Nairuz cyangwa se Maharajan, kuri babandi basengaga izuba bagasenga n'imiriro. Abo impano zabo zarakiriwe, ariko Aisha radiyallahu anha aravuga ati igihe zitari mu bibagirwa utari Imana, ibyo ngibyo ntago byakirwa ibijyanye n'ibibagwa. Ariko arangije aravuga ati wakulu min ashjarihim, ariko nibajya babaha ibituruka mu bimera byabo mujye mubyakira, n'izindi mpano zitandukanye zitarimo ibibagwa. Watumiwe ntiyakira ubutumwa, ahubwo agaragaza impamvu n'inzitizi zimubuza kwitabira ubwo butumwa mu magambo meza no mu bugenge, ariko biri kure y'ibinyoma, nko gushimira uwamutumiye kandi akanamwizeza ubufatanye n'umubano n'urukundo, kandi no kuzitabira indi minsi azamutumiramo ariko idafitanye isano n'iyobokamana, kubera ko iyobokamana rye ritabyemera. هذا وبالله التوفيق وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.